tugiye kuvuga ni inyandiko iteguye twateguye ivuga ku byerekeye ubuhanuzi bwamanutse mu 1968. Ubuhanuzi rero ni burebure ngiye kuvugaho ngamije kugira ngo abantu bamenye neza ubuhanuzi icyo buvuga kuri iki kibazo, noneho baze no kumenya cyangwa se nibabyumva bazamenye aho bituruka. Ubundi ubuhanuzi bujyanye n'iki cyago turimo, Imana yabuduhaye specifically, nubwo muri Bibiliya burimo ahantu henshi, ariko noneho bwaje mu buryo bw'igitangaza. Hari umuhanuzikazi mu gihugu cya Norvege cyangwa Norway wagize iyerekwa rikomeye cyane kuri iki kintu kiriho ubu ngubu. Yari umukecuru, ubuhanuzi twize no kubuvugaho, ariko ndashaka kugira ngo nongere mbugarure abantu bamenye yuko ibyahanuwe kirya gihe cyangwa ibyo twavuga nk'ubuhanuzi ubu noneho tugiye kuberekaho ibintu bigeze yuko ubwo buhanuzi noneho bugiye gusohora. Ubuhanuzi bugiye gusohora, burimo burarushaho gutazuka kugira ngo tubumenye. Niyo mpamvu ngiye gufata umwanya nsoma iyi nyandiko iri muri ubu buhanuzi kugira ngo abantu bamenye neza ibyariho kandi n'ibiriho ubu, ndetse bamenye n'aho bigeze. Reka turebe rero ahantu hitwa Ivarde muri Norvege hariho umukecuru w'imyaka 90 wagize iyerekwa mu mwaka w'1968. Nuko umuvugabutumwa witwaga Emmanuel Menos yajyaga agira amateraniro cyane n'uyu mubyeyi aho yabaga muri aho gace. Yagizeho n'amahirwe yo kubonana n'uwo mukecuru. Emmanuel Menos yabwiwe n'uwo mukecuru ko hari ibiyerekwa yabonye rikomeye cyane. Nuko yandika ibyibanze mu byo yabonye. Nubwo yari amaze kubibona, amaze kubimubwira, ntabwo yahise abyitaho cyane, ariko mu nyuma y'imyaka 30 urumva yuko hari haciye igihe kirekire, yaje gutekereza ku by'iki gikorwa, ku by'iriyerekwa. Imana imutera umwete mu mutima kugira ngo arishyire ahagaragara. Uyu mubyeyi rero cyangwa uyu mukecuru wari ahitwa Ivarde ho muri Norvege, yari umukecuru uzwi kandi wubaha Imana mu myitwarire ye, kandi yubahwaga n'abantu bari baturanye nawe. Ni muri icyo gihe rero yabonye uko kuza kwa Kristo kuzamera. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu turi mu gihe cyo guteguriza kuza kwa Kristo ku buryo bwihuse. Aha rero ubuhanuzi butwereka ibyagombaga kubanziriza kuza kwe, ari byo byo turimo. Tugiye kubibona rero uko byatangiye. Ni ibitangaza bikomeye cyane. Yaramubwiye ngo yagiye kubonabona imbere ye haje isi yose uko yakabaye, ngo mbere y'intambara ya gatatu y'isi yose. Nuvuga ngo intambara ya gatatu y'isi yose yakurikiraga intambara ebyiri zabayeho mu 1918 kugera muri 1900, kuva mu 1914 kugera mu 1918, n'iya kabiri yabayeho mu 1939 kugera mu 1945. None rero abwirwa ngo hagiye kuba intambara ya gatatu y'isi yose. Iyo ntambara ya gatatu y'isi yose irahanurwa nubwo yari yarateguwe mu bundi buryo. Noneho aramubwira ati yabonye ngo uko ibintu bizakurikirana imbere ye. Niki yabonye? Yabonye isi imbere nk'umubumbe bayizana imbere ye. Imana imuzana imbere. Abona Uburayi, abona uko ibihugu byose uko bikurikirana, abona Scandinavia, nuvuga biriya bihugu birimo na Norvege ndetse na Sweden na Finland, byose bimuza imbere. Abona byose, noneho abona ibintu bikomeye byagombaga kubaho mbere yuko Yesu aza. Ibyo bintu no bikomeye uko byabayeho, ayerekwa yuko hazaba icyo bita calamity, ibyago bikomeye byagombaga kubanziriza kuza kwa Yesu Kristo. No kuvuga ngo bene data bakurikira ikiganiro, mumenye ko ubuhanuzi bwose bw'Imana
turaza kubonaho ibyo uyu mukecuru yavuze aho bigomba guhurira na Bibiliya, aho Bibiliya byerekana yuko ubuhanuzi bwe ibyavuzwe nawe nabyo turimo ubu ngubu tureba. Yavuze yuko ngo hagomba kuba icyo bita 4 waves, ni ukuvuga hazaba inkubiri cyangwa inkubi z'imiyaga bibaho ku isi z'uburyo bune. Izo nkubi z'umuyaga cyangwa inkubi z'ibizabaho uko ari enye yarazitondaguye kandi dusanga ari iby'ukuri. Yaravuze ngo mbere yuko Yesu aza na mbere yuko intambara ya gatatu ibaho ngo hazabaho icyo bita detente. Detente ni ukuvuga amahoro y'ikinyoma yagomba kubaho ngo hagati y'ibihugu bya rutura. Ibi kubivuga muri 1968 byari nk'inzozi, ariko byaje kuba mu mwaka w'1989 ku buryo mu mwaka w'1990 hari hatangiye kubaho igisa n'amahoro ndetse no kurangira kw'intambara yitwaga iy'ubutita. Kurangira kw'intambara yitwa iy'ubutita cyazanye icyo bita East West Detente mu Cyongereza. No kuvuga amahoro ari hagati ya bwa bushyamirane bw'ibihugu bya rutura by'Iburengerazuba n'iby'Uburasirazuba. Iki rero kigomba gutekerezwaho cyane. Ibyo byarabaye koko ndetse habaho no kwishima. Niyo mpamvu yavuze ati muri icyo gihe cy'amahoro hazabaho n'icyo bita disarmament. Disarmament hariho icyo bita strategic arms limitation talks. Icyo gihe iyo manama yajyaga abaho kugabanya za kirimbuzi. So rero turavuga ngo kuva mu mwaka w'1989 kugera mu mwaka w'2014 hari ikintu gikomeye cyane cyitwa East West Detente, gushyira hamwe kw'ibihugu byari bizi, kugeza igihe Uburusiya bwakoze ishyano bushotora igihugu cya Ukraine. Hari nabyo byabyaye intambara imaze imyaka 7. Intambara n'ubushotoranyi bwagombaga gutegura icyago kigomba kugera ku isi yose. Ngo bushotoranyi rero bwatumye Uburusiya bwigarurira agace kitwa Crimea, kavayeho urwango hagati y'abavandimwe bakadasohoka Abarusiya n'Aba-Ukraine. Biba ari intandaro noneho yo gutangiza intambara y'abavuga ikirusiya bose noneho bari muri Ukraine kugira ngo bigaragambye ku gihugu cyabo cyakavukire, kugira ngo ari cyo Ukraine, kugira ngo ubutaka bafite bwomorwe kuri Ukraine bwomekwe ku Burusiya. Icyo rero yaramubwiye ngo ibyo nubona bibaye ngo uzamenye ko hariho gutegurwa intambara ya gatatu y'isi yose. Iyo ni wave ya mbere cyangwa inkubi y'umuyaga yabayeho icyo gihe yagomba guteguriza icyago. Katurebe iya kabiri rero. Iya kabiri n'uyumva nayo urumva ari igitangaza. Yaravuze ngo mu Cyongereza, a lukewarmness without parallel will take hold of the Christians, a falling away from true living Christianity. Christians will not be open for penetrating preaching. They will not, like in their times, want to hear of sin and grace, law and gospel, repentance and restoration. There will come a substitute instead, which is called prosperity or happiness Christianity. Ahangana ukuvuga ngo yabonye ibintu bikomeye, nyamara ibi nabyo nukuvuga ngo intambara ya gatatu y'isi yose ariyo turimo ubu ntabwo yagombaga kubaho bitabanje kubaho. Niko Yesu yamubwiye, mbere yuko nza hazabaho ibintu 4 biteye ubwoba, nibyo bizakangura abantu banjye kugira ngo bamenye yuko ngiye kugaruka. Muri ibyo rero tumaze kumva amahoro yo kubeshyana yabayeho igihe gito. Niho Bibiliya ivuga muri Daniel igice cyaho cya 11 ngo abami bazicara, abamajyepfo n'abamajyaruguru ngo bazajya bicara baganira ariko ngo babeshyana. Aha rero ibyo biri aho ngo yarabivuze, ni ukuvuga ngo babaga bakora icyo kintu ariko barabeshyanaga, nta mahoro yari ahari. Aha rero avuze ku byerekeye ubukirisitu, avuze yuko ubukirisitu
kimwe mu bintu bizaranga yuko Kristo agiye kugaruka kandi nta mbaraga tugiye kuza kubaho, ubukristo buzata agaciro. Buzata agaciro mu buhe buryo? Abantu bazava kubwiza ubutumwa bwiza bw'ubwami, ubutumwa bwiza buhamagarira abantu kwihana no kwiyunga n'Imana, ahubwo hagiyeho ubukristo bwo kubyina, ndetse ubukristo bwo kuzana gukora icyitwa happiness, ubukristo bwo kwizeza abantu iterambere, kwizeza abantu ubutunzi, kwizeza abantu ibigezweho, kubwira abantu ibibanezeza, guha abantu amagambo, kubwira abantu ibituma abantu bibwira ko isi ari paradizo, bizatuma abantu benshi bagwa mu kaga ko kwibeshya. Insengero zizuzuramo ababyinnyi, zizuzuramo ababeshya, zizuzuramo abanyabinyoma, zizuzuramo, hazahinduka ahantu haba za concerts, za konseri. Ibyo rero nibyo tubona kandi birimo biragera ku musozo, usibye ko bigenda bitagaciro kubera ko ukuri kuri hubu kuragaragaza yuko ntacyo abantu bagitega amatwi ku byerekeye ibyizo sengero. Tugiye kureba rero inkubi ya gatatu. Indi nkubi ya gatatu yagombaga kubaho, cyangwa inkubiri ya gatatu, yavuze ko Yesu agiye kuza ariko agomba kubanzirizwa n'ibi bikomeye. Aravuga ngo there will be a moral disintegration that all Norway has never experienced the likes of. People will live together like married without being married. I don't believe the concept of cohabitation existed in 1968. Umuvugabutumwa Minos yavugaga yuko muri mwaka w'1968 abantu kubaho mu buryo bwa kirayi batasezeranye. Cyo gihe muri Norvege, igihugu cyari gifite abakristo benshi, ntabwo byumvikanaga ko bishobora kubaho. Aragakomeza ngo uyu mukecuru mu byo yeretswe, Yesu yaramubwiye ngo hazabaho ubwandu, kwiyanduza gukomeye cyane, abantu mu busambanyi bwabo no kutizerana ngo bizaba igitangaza, kandi ngo hazaba icyo bita natural infidelity in marriage will become the natural, it's the common. Ngo ubusambanyi no gucana inyuma, ndetse harimo n'ibino bya divorce, ngo nibyo bizaba byarasimbuye ukuri kwari kuriho. Kandi ibyo yamubwiraga muri Norvege, ariko amwereka yuko bizakwira n'isi yose, ahantu hose bizaba bihari. Ubu tuhuye n'ikibazo gikomeye cyane cyo ubusambanyi buteye imbere cyane, ndetse n'imikorere iriho ubu ngubu y'ubusambanyi ikaba yarahawe intebe, aho ugusezerana kw'abantu kugira ngo babane kwahindutse ibintu bya za kontra n'ibindi bintu bikorwa n'abantu kubana gusa, ariko bitwa ngo they are companions, aho kugira ngo abantu bashakanye. Ibyo mu Burayi birahari, ariko natwe hano bimaze gukora, birakomeye cyane. Ndetse na za divorce ziragenda zibaho kubera abadayimoni bakorera imitima y'abantu. Ni ukuvuga ngo kuba ntabwo gushingiye kubaka urugo rwo kurera abana no gukora umuryango, ahubwo ni ibintu bijyanye no kwinezeza ko umuntu akaba mu kintu wenda time akaba yakivamo, atari uko wenda yahuriyemo n'ibibazo, ari gusa yuko yumva atanyuzwe n'ibyo arimo, akaba yaturugo cyangwa se akaba yatandukana n'uwo bashakanye. Rero ni ibibazo bikomeye cyane kandi bikaba ari ibiteye ubwoba. Yaravuze ngo it will be justified from every angle. Yesu yaramubwiye ngo ibyo bizaba justifié, no kuvuga ngo hazajya habaho uburyo bwo kwiga uburyo ibintu byahabwa agaciro, kandi n'impamvu zabyo zigashyirwa ahagaragara kandi zigashyigikirwa, twavuga ko ari iby'ukuri. Natwe hano tumaze kutugeraho muri Afurika no mu Rwanda muri rusange, usanga abantu atanga impamvu zatuma adashobora kuba n'uwo bashakanye, ndetse bagenda babyoroshya ku buryo impamvu za divorce ziba zihari. Kandi nanjye n'undi wese akurikije uko abantu bameze n'uko bicana, ntibizatuma abantu kubyoroshya cyangwa kubihagarika burundu wumva aricyo cyaruta. Ariko se nubihagarika burundu si ubusambanyi uzabahagarika, aho ubusambanyi bwo buziyongera kubwo ntibugira umupaka. Ibyo rero nibyo Yesu yamubwiye ati ibyo bigomba kubaho.
ariko ikibitera turakibonye. ubu Kristo buzaba bwarataye umurongo. Niyo mpamvu abantu discipline n'indangagaciro zabo zizarushaho gutakara, bahinduke nk'inyamaswa. Aha rero yakomeje agira ati ikindi yamubwiye ati ndetse ngo bizinjira no mu miryango ya gikristo, ngo icyaha kizakorwa, ndetse ngo aravuga ngo even sin will be there against nature. Sin against nature ni ukuvuga ngo aho abantu bashobora kuba bakora ibintu nk'ubutinganyi n'urugero bitajyanye n'umurongo wa karemano k'umuntu, icyo gihe ngo nicyo cyaha kizaba kiri imbere. Kandi ngo mbere y'uko Kristo Yesu aza hagomba kuzabaho ngo uburyo bwo kubona amashusho ya za televiziyo, ngo mu buryo bwinshi. Icyo gihe computer itaraza na za telefone zitaragaragara, ariko yaramubwiye ati icyo gihe abantu bazaba bareba ibintu ahantu hose, televiziyo zaba ziri ahantu hose no mu mago y'abantu, mbese uburyo bwo kureba ibiriho bizaba ari byinshi. Ngo icyo gihe abantu bazareba ibintu bikomeye cyane, nk'ibintu by'ubugizi bwa nabi, nk'ibintu by'abantu barwana, baterana ibyuma, bakora ibintu bibi, ngo ibyo bizagaragara. Aravuze ngo TV will be filled with such horrible violence that it teaches people to murder and destroy each other. Ngo bizajya byica abantu kwicana no kurimburana, buri muntu arimbure mugenzi we. Ubu ibyo bintu birahari, amateleviziyo, icyo twakwita amateleviziyo, icyo twakwita nk'uko tubona za computer, nk'uko tubona za telefone, imikino yose ya violence cyangwa imikino y'urugomo, abantu baterana ibyuma, abantu barwana, abantu barasana, nibyo bintu abantu bareba. Dore ikintu yavuze kandi gishekeje. Yaravuze ngo it will be unsafe in the streets. People will copy what they see. There will not be only one station on TV. It will be filled with the stations. Igihugu cyose kizuzura uburyo bwo kubona amashusho, haba muri za televiziyo, za computer ko tuzifite, amatelefone, bizarushaho noneho gukataza. Ngo noneho abantu ibyo bareba n'amaso yabo ngo bazajya babikopa bibe mu mitima yabo, abadayimoni bazajya babinjiramo, babandi bakinaga ibintu by'imikino kuri televiziyo, abantu bazajya babikora noneho bica abandi. Nuko niyo mpamvu abantu bakora izo bita ngo ni kaki n'ibindi byose bakora, n'uburwanyi n'ubugizi bwa nabi, ni ibintu bareba muri za televiziyo no mu mafilime. Rero bikaba ari ikibazo gikomeye cyane. Yongeye kuvuga ngo she did not know the word channel. Icyo gihe icyo bita channel byari bitarabaho, kiri cyose bakitaga station, yaba ya televiziyo cyangwa ya radio. Noneho ngo yarakomeje aravuga ati therefore she called them stations. TV will be just like the radio where we have many stations, and it will be filled with violence. Haba amateleviziyo azameze nk'amasitasiyo za radio, kuko icyo gihe muri Norvege za radio zari nyinshi, station za radio zari nyinshi, televiziyo yari imwe gusa y'igihugu. Aramwe ati rero bizaba ahantu hose, kandi abantu bazajya bareba amashusho n'imikino ariko yuzuye urugomo, kandi abantu babikurikire. Aravuga ngo people will use it for entertainment. Abantu bazakoresha ibyo nk'uburyo bwo kwidagadura. Noneho ngo aravuga ngo we will see terrible scenes of murder and destruction, one of the other, and this will spread in society. Aravuga ngo ibyo abantu bazajya babireba byishimire, barebe ibintu bitabagaho kera, abo bantu bica abandi, abantu barasa abandi bikubita hasi, kandi ibyo ntibyabagaho, kandi ibyo bizahinduka muri societe cyangwa mu nyoko muntu, bizahinduka umuco. No, aravuga ngo sex scenes will also be shown on the screen, the most intimate things that take place in a marriage. No, arabwira ngo usibye n'ibyo byo guhangana, ngo n'abantu bazajya basambana ku karubanda kuri za screen. Icyo gihe pornography yari itarabakuza. Ati icyo gihe rero Yesu kizagaragaza yuko ageze ku muryango, ibyo bintu bizaba byarahindutse umuco, ndetse bizaba no mu marushanwa.
ibintu byakabaye rero bibaho mu gihe abantu bashakanye bonyine bo babyemerewe, noneho abashakanye bizata agaciro, ahubwo bibe ikindi kintu giteye ubwoba, kibibe ubucuruzi. Emmanuel Minos ariwe muvugabutumwa yabwiye umumama ati no, ati amategeko yacu ati harimwo itegeko ingingo ibuza bene nk'ibyo gukorerwa ku karubanda. Umukecuru aramubwira ati ibi bizabaho mwana wanjye, uzabyirebera, kandi all we have had before will be broken down. Ati ibyo twari twaramenyereye byose mwana wanjye bizakuburwa bikurweho, and the most decent things will pass before our eyes. Ibintu bibi cyane by'urukozasoni bitigeze bibaho amaso yacu azabireba. Arongera aramubwira ati ibyo numara kubireba kizaba ari igitangaza gikomeye. Dore ikindi yamubwiye cya kane, ari nacyo cya nyuma cyo muri ubuhanuzi kandi gikomeye cyane. Yaramubwiye ngo people from poor countries will stream to Europe. Abantu bazava mu bihugu bikennye baze mu Burayi, buzura ahantu hose. Ubu ngo abantu benshi barajya mu Burayi, benshi bakagwa mu nyanja za Mediterranean bapfa, abandi bakambuka bagerayo bakabura n'amazu bararamo, benshi barara ku mihanda, abandi bagenda basabiriza, ndetse batangiye no kwiba abantu, babaye ingegera muri rusange. Niyo mpamvu avuga ati mwaka w'1968 bene nk'icyo kintu ntabwo cyariho, ngo abantu baraviyo bava baza bahunga baza mu Burayi, ibyo ntibyabagaho. Arakomeza aramubwira ati they will also come to Scandinavia and Norway. Bazagera mu bihugu bya Scandinavia birimo Sweden na Norvege na Denmark, ndetse muri Finland hose bazahagera bahuzure. There will be so many of them that people will begin to dislike them and become hard with them. Yaravuze ngo bazaba ari benshi, noneho ikintu kizakurikiraho nuko abantu bazabanga, abaturage bene igihugu bazanga abo bimukira. Aho tuvugira aha ngaha abantu ibintu baze gutera iseseme, ku buryo n'ibihugu bwabyo by'Uburayi bimaze kunanirwa, ndetse ibihugu nk'Ubutaliyani byegereye inyanja biratakamba bisaba yuko umutwaro w'abantu babizamo Uburayi bukwiriye kwemera yuko babusangira. Ibyo rero nubwo bakibyemera mu buryo bwo kushuka isi, kuko ari umugambi wa Illuminati ubirimo, ariko ni icyago kigiye kwerekera isi yose. Niyo mpamvu agira ati they will be treated like the Jews before the Second World War. Ngo bazafatwa nk'uko abayahudi uburyo bagirirwaga nabi mbere gato imbere y'intambara ya kabiri y'isi yose, ari no byabaye intandaro yo kwicwa gukorwa genocide n'abanazi. Ati rero niko abirabura bose, abanyamahanga bose, cyane cyane abava muri Afrika ishe mu Burayi bagiye kwangwa urunuka. Bakundwa rero ibi ngibi murabona yuko ibi birimo birasohora kandi turimo turabibona. Niyo mpamvu yagize ati they will be treated like the Jews before the Second World War. Then the full measure of our sins will have been reached. Ngo aramubwira ngo ibyaha byacu rero niho ngo bizagera ku ndunduro, mu bugizi bwa nabi buzakorerwa mu bimukira n'ibindi bizira bizakorwa twumvise, ngo ibyo nibona bibaye muzamenye ngo tugeze ku iherezo, kuri gaheza k'ibibi byacu imbere y'Imana. Kandi ibi ngibi turimo turabibona kandi birimo biraza. Ngo bigeze aho ngaho umukecuru ngo yararize, amarira aramushoka, ngo amanuka ku matama ye. Noneho ngo aramubwira ati rero mwana wanjye, ibi ntabwo ibyo nkubwiye sinzabibona, ariko wowe uzabibona. Nyuma yaho rero ikintu gikomeye cyane, ngo nyuma yaho gato k'ibyo bintu hazaduka intambara ya gatatu y'isi yose. It will be a short war. Yaravuze ngo intambara izamara igihe gito, ariko narayibonye ngo izamara igihe gito. Iyo ntambara umva iby'iyo ntambara ariyo yitwijiyemo. Aha no buhanuzi nitujya kureba ukuntu yategura za gusanga iyi ntambara ari igitangaza gikomeye. None haravuga ngo all that I have seen of war before is only child's play compared to this one. Aravuga ngo intambara nge nabonye nk'umukecuru
ntabwo zagereranywa n'iyo ntambara. Urumva yari yabonye intambara ya kabiri y'isi yose, aravuga intambara ya kabiri y'isi yose n'izindi zayibanjirije ntayishobora kungana n'iyi ntambara izaba, nubwo izamara igihe gito ariko izakora ibintu bikomeye cyane ku isi biteye ubwoba. Yagize ati it will cover several continents, izagera ku migabane, izaba ntambara mpuzamigabane, izagera kuri Amerika, izagera muri Yapani, izagera muri Australia, kandi no bihugu byose bikize intambara igomba kubigeramo. The water will be ruined, contaminated, amazi yose yo ku isi azahumanywa. Bibiliya ivuga yuko hazagwa inyenyeri yitwa muravumba mu byahishuwe, ikaza amazi yose agahumana ku buryo abazayanywa bose azabagirira nabi. Umva rero akomeza agira we can no longer till the soil, ikintu cyitwa guhinga ubutaka kizaba kitagishoboka kuko ubutaka bugiye guhumana mu minsi mike kubera iyo ntambara. Iyo ntambara iyi turimo izatuma ubutaka buhumana. The result will be that only a remnant will remain, ni ukuvuga ngo hazasigara abantu bake bazacika ku icumu. Niyo mpamvu agira ati the remnant in the wealthy countries will try to flee to the poor countries, but they will be as hard on us as we are hard on them. Kindi kintu gishekeje cyane kandi kirabaje ngo uko abantu bo mu bihugu bikize ngo bazagerageza guhunga baza mu bihugu bikennye, no kuvuga ibyo muri Afrika no muri Amerika Latine no mu handi hantu, kuko ariho honyine hazaba hasigaye umwuka utari wagahumana kugira ngo baze bahahungire. Ngo ariko nibahagera nabo baziturwa inabi bagiriye bene wacu cyangwa bene wabo ngabo bano barimo bahunga bajya mu Burayi. Ubu ngubu igihe cy'abanyaburayi kuza muri Afrika bahunze nacyo kiri hafi. Inabi bagiriwe hariya nayo irimo yaratangiye ariko izakomeza irusheho. Nibagera aha ngaha muri Afrika n'ahandi ho bazahungira naho bazasanga abantu biteguye kubagirira inabi babitura ibyo bakoreye abandi. Bakundwa rero ni ukuvuga ngo ibi tuvuze mbaze kubagezaho by'ubuhanuzi hari byamaze gusohora tubona, hari n'ibitari byasohora twumvise kandi bigiye kuza vuba. Niyo mpamvu arangiza agira ati I'm so glad that I will not see it, but when the time draws near you must take courage and tell this, I have received it from God and nothing of it goes against what the Bible tells. Yes, ahanga havuze ikintu kiza cyane, aravuze ngo mwana wanje ibintu nubona igihe cyabyo kigeze uzagerageza kubyamaza abantu bose babimenye, kuko nge nabihawe n'Imana kandi ntacyo mvuze kinyuranye n'icyo Bibiliya yigisha, kandi ibyo ni ukuri. Kasoma Bibiliya mwereke mbere yuko wenda agira icyo mbaza, kuko tugiye kwinjira mu gihe cyo uburyo byateguwe nabyo tugiye kubireba, kandi turebe n'ibindi byinshi biriho ubu ngubu bigaragaza yuko hagiye kuba ikintu gikomeye cyane mu myaka mike cyane. Mu Paulo mu Rwanda yandikiye Abatesalonika aramubwiye ngo mbere y'uko Antikristo aza, dore icyo yavuze, turabinginga bene data, aho n'amagambo dusanga mu Batesalonika urwandiko rw'abandikiwe rwa kabiri igice cyaho cya kabiri murongo wa mbere kugera ku murongo wa gatatu. Ntabwo njya kujya mu byanditswe byinshi kubera ko ibyo soma nabyo ni byinshi. Aravuga ngo turabinginga bene data kubwo kuzaza k'umwami wacu Yesu Kristo no kuzamuteranyirizwaho kwacu, kugira ngo mutanamuka vuba mukava mu bwenge cyangwa muhagarike imitima, naho mwaba mubitewe n'umwuka cyangwa n'ijambo cyangwa n'urwandiko rukekwa ko ruvuye kuri twe, bihamya yuko umunsi w'umwami wacu maze gusohora. Ntihakagire umuntu uboshya uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho. Ko nakantu gakomeye cyane, kurya kwimura Imana kutabanje kubaho. Nicyo Bibiliya ahangaha yigisha yuko uyu mama Yesu yamweretse yuko imyigishirize y'ubutumwa bwiza izavaho, hakabaho amagambo yo guhanurira abantu ibyiza. Ndagira ngo abantu bakurikira abari ku ruhande rw'ubukristo mwumve iki kintu. Ni ukuvuga ngo ibi mubona bamwe muri mwe bazi ukuri kwa mbere bikabatangaza, ni ibyo bigomba kubaho, byarahanuwe. Ababirimo wenda kuko ari byo bafashe nk'arwo butumwa bwiza, ntabwo bazi ubutumwa bwiza icyo ari cyo. Niyo mpamvu tugomba gukora uko dushoboye kugira ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami nyabwo tubwamamaze, kuko Yesu agiye kugaruka. Aha rero akomeza agira ati ntihakagire umuntu uboshya uburyo ubwo ari bwo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho. Paulo nawe ibyo yavuze nibyo Yesu yabwiye uyu mubyeyi, amusobanurira neza
uyu mukecuru kugira ngo yumve neza yuko bihuye na Bibiliya n'ibyo yahoze ahamya. Kandi urya munyabugome atarahishurwa ari we mwana wo kurimbuka. Ni ukuvuga ngo Yesu ntashobora kuza urya mugome munyabugome ari we antikristo atabanje guhishurwa. Azahishurwa ryari se? Azahishurwa ni muri iyi ntambara tugiye kwinjiramo ya gatatu turwana. Namara kuza urya munyabo, intambara nimara ku isi yose nimara guhungabana, we azaza nk'umutabazi uje kuzanira isi amahoro, yakirwa n'abantu bose. Uwo Yesu ni wazaza akicisha inkota izava mu kanwa ke. Niko Bibiliya ahandi itwigisha. Pawulo muri uru rwandiko aravuga ngo kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi urya munyabugome atarahishurwa ari we mwana wo kurimbuka. Yes, urya munyabugome azaza ayobora iyi system itegeka isi iramuteguriza, nizanamwakira imushyire ku ntebe hanyuma arimbukane nayo. Abari mu isi bose, mu nzego za politike, z'ubukungu, iz'imibereho y'abantu, abategura ibi byose tubona, binyuranye n'umuco twahoranye. Sizi impamvu ngo abantu badatekereza ngo mwibaze aho abantu bateza imbere ubutinganyi n'urugero, abandi bagateza imbere ibintu byo kuhindura ibitsina, abandi bagateza imbere ibintu by'ubusambanyi, abantu bagateza imbere ibintu bya divorce cyangwa se abantu gutandukana, abantu bagateza imbere ibintu bijyanye n'agatanya. Ibyo ni ibintu bikomeye cyane ku isi, ngo nibyo bishyirwa imbere mu bihugu byose byinshi, cyane cyane ko byateye imbere. Gatanya ni ikintu nk'itegeko, baba bagaza umuryango usenyuke. Abo bose bakora ibyo tubita abateguriza kuza kwa antikristo, kandi bagiye kurimbukana nawe. Bibiliya iravuga ngo antikristo cyangwa inyamaswa ariyo system itegeka isi, ngo n'umuhanuzi w'ibinyoma ariyo myuka cyangwa umwuka uyobya abari mu isi, muri politike, mu bukungu, mu mibereho y'abantu no mu iyobokamana. Abantu bose bagiye kuzafatwa, abo bose ko banze kumva ukuri bazajugwa mu nyanja yaka umuriro bataburanye. Nta nubwo bo bitabo kuri bo ntabwo bitabo bizabumburwa ngo barebe ibyo bakoze, kuko bo bihaye kurwana. Ibi iravuga ngo uwo mubisha azishyira hejuru ashake no kurwanya n'umwami w'abami, kandi mu kurwanya umwami w'abami ngo nimwo azarimbukira. Tugiye kubibona muri gice cya kabiri tugiye kwinjiramo, kijyanye n'ukuntu intambara yateguwe. Tubibone neza, tubone ahisi igana. Ni ukuvuga ngo wowe uri muri ino si, ndangiza na kano na rino jambo, uri muri ino si ufite uruhare mu bintu byo bijyanye no kuvanaho icyo bita the old order, uburyo umuntu yara karemano ye n'imico Imana yamuhaye, ushaka gushyira hindi, abigisha ubutinganyi, abigisha uburinganire, abarwana kugira ngo ijambo ry'Imana ripfe, ahubwo hajyeho ibintu by'umunezero no kubyina bimeze nka za concerts. Abantu bazana bari muri politike yibeshya isi, ngo isi igiye kugushisha ngo kubera yuko hari ibintu bijyanye n'ibidukikije, ariko inyuma yaho hariho politike yo kugira ngo hifashishijwe imikorere ya siyansi yashyizweho yo guteza isi biza, birimo imidugararo n'imyuzure, birimo ibintu bya inzara kubera uruzuba, imyaka y'abantu igapfa. Tuzi ko ibintu bikorwa n'abari abantu, ntabwo ari ibintu by'ibyaduka. Hakabona abantu badashaka yuko ibintu bivugwa neza ngo bishyirwe ahagaragara, ahubwo bagashaka kubivimvika bakurikiza wa mwuka w'ibinyoma uri hejuru no hirya no hino ku isi, ubwira abantu ibinyoma ngo kandi ngo babyemere. Ubwo ibyo binyoma bikorwa byitwa umuhanuzi w'ibinyoma. Ibyo rero ababirimo bose, abari muri those who are participating in that campaign, bose bazayoranwa bajugwe mu nyanja yaka umuriro, n'abadayimoni b'ibinyoma bari inyuma nabo bazarimbuka. Kimwe n'abangaba bashoza intambara muri kino gihe ku isi yose, nta n'umwe uzarohoka icyo cyago. So rero mutekereze mwitonze, buri muntu arebe aho tugana ko tugiye kwinjira mu kintu yitangaza. Munyamakuru naba ari kintu mbaza rero, ndimo ndinjira, tugiye kwinjira mu gice cya kabiri kijyanye no kwintambara iyi turimo iri hagati ya Isirayeli n'Abarabu cyangwa na Hamas, uburyo ahituruka n'igihe yatangira, igihe yateguriwe, n'ikigamije kugeraho. Murakoze. Ukivuga ibyo by'ubuhanuzi, nahise nibaza ikibazo wenda niyo wagisubirisha ijambo rimwe, twahita tuvuga ko iyi ntambara ya Hamas na Israel rero yaba ariyo ntambara igiye gutangiza intambara gatatu y'isi nk'uko umukecuru yabihanuye. Wavuze? Narimbajije nk'iyo, utubwiye ubuhanuzi bw'uwo mukecuru, kandi koko ibimenyetso
yagiye atanga mu buryo bwa politiki n'amateka byagiye bibaho koko babizi, ariko nahise nibaza ese wahita wemeza ko iyi ntambara hagati ya Hamas na Israel yaba ari cyo kimenyetso cya nyuma ko agiye guhita habaho intambara ya gatatu? Yes, ni intambara ya gatatu. Intambara ya gatatu yayivuzeho yuko ariyo ngira ngo ibya mbere wabyumvise nuko abantu ubu tugeze muri ya faze aho abantu bahunga bava mu bihugu byakennye bajya mu bihugu byateye imbere. Ibintu by'ubusambanyi ibyo yavuze bizajya bikora kuri za televiziyo, turabibona no muri za telefone, ko televiziyo bivuze imboneresha kuri ukareba ibintu. Televiziyo zavuye muri sets za televiziyo ziza no muri za telefone, usigaye ufata telefone igakora byose, ikaba televiziyo, ikaba radiyo, ikaba telefone, byose ikabikugezaho. So rero icyo ashaka kuvuga, ubuhanuzi bwarasohoye, kandi twebwe nk'abigisha b'ijambo ry'Imana, ibi by'abantu kwimura ijambo ry'Imana bakimira Imana bakayimura bagashyiraho porogaramu ya Antikristo, twe turayibona cyane. Utekereza ko nta cyakorwa kugira ngo wenda ibyo byago tubyirinde? Ntabwo twabishobora, kuko impamvu tutabishobora, ab'isi bose bari mu bubi, niko birivuga, bari mu butware bwa Sekibi. Niba bari mu butware bwa Sekibi rero nta kintu wahindura. Icyo Bibiliya gusa dusaba itwigisha ni kimwe: Kristo Yesu nkuko yabwiye umukecuru ngo ndaza ariko ibyo bintu mu byumve, ni ukuvuga ngo abateze amatwi nuko babihungamo bakamenya ngo ibyo byo babirimo bose bagomba kubirimbukiramo, ahubwo bo bakiyunga n'Imana kugira ngo bazimurwe bavanwe muri iyi si, kuko hariho isi nshya n'ijuru rishya byo Mukiza yateguye. Nongere mboneho n'abantu akantu nari bagiye kuvuga, hari abantu bihaye filozofi yo guhakanya ubukristo no kwigishwa ko ubukristo ngo bwazanywe n'Abaroma, ngo ibyo byumva, cyangwa se ngo Yesu cyangwa se Bibiliya ni igihimbano, cyane cyane twebwe birabura kuko tubeshwa mu buryo bworoheje, ko dufite n'agahinda kacu n'akababaro, dufite na za complex zacu, ngo twebwe turi nyuma tubwira ngo twebwe ngo Bayuda bakera, ngo twebwe, kandi bagera bakatubwira ngo na Bibiliya kandi nayo kandi bakatubwira ngo yahibwe n'Abaroma. So wajya gusanga ugasanga no buryo bw'isitematiki bwo kurangaza abantu. Abo bose tubita Antikristo, kandi abo bose bagiye kurimbuka mu buryo budasubiyeho, ari batihana bazarimukana nayo. Urakoze cyane rero, noneho ndumva birasobanutse kandi turagushimiye. Reka tujye ku gice cya kabiri, aho noneho mu buryo burambuye utekereza ko intambara yaba yarateguwe gute? Nibyo nashaka kugeraho. Iyi ntambara yateguwe mu mwaka w'871 hategurwa porogaramu y'intambara 3. Izo ntambara 3 zagombaga kubaho, nazo ngiye kubereka uko zakurikiranye. Umugabo witwaga Albert Pike yanditse urwandiko rwitwaga Mazini, wahoze ari umuhuzabikorwa w'imikorere y'Abafrimaso n'Abayilluminati mu Burayi. So aramubwira ati, the following is a letter that speculation claimed that Albert Pike wrote to Giuseppe Mazzini in 1871 regarding a conspiracy involving 3 world wars that were planned in an attempt to take over the world. Urwandiko rwanditswe tariki 15 z'ukwa munani mwaka w'1871. Uru rwandiko rushyira ahagaragara gahunda y'ibigomba kubaho mu ntambara zateguwe n'Abafrimaso. Albert Pike yabyandikiye Mazini wari mu Burayi, wari muri Amerika, amubwira ibyo bagomba gushyira ahagaragara no gutegura, byari byaramaze gutegurwa ariko n'abashefu bo muri Illuminati. Yaramubwiye ati, ngo uru rwandiko rwandikiwe Giuseppe Mazzini, rwanditswe na Albert Pike, ngo n'ubundi rwabagaho rwariho kuri muri Musée, the British Museum Library, mu isomero rya Musée y'Ubwongereza, ngo kugeza mu mwaka w'977. Hanyuma urwandiko rwaje kuburirwa irengero kuko byari bigaragaye yuko igihe cyabyo gisohoye. Following are apparently extracts
from the letter, showing how the 3 world wars have been planned for many generations. Aravuga ngo ibi bikurikira hepfo ni bimwe mu byakuwemo by'ingenzi bigaragaza gutegurwa kw'intambara 3 zigomba kubaho ku isi. Katurebe intambara ya mbere. The First World War must be brought about in order to permit the Illuminati to overthrow the power of the Tsars in Russia and of making that country a fortress of atheistic communism. Ahanga harasobanuye ngo intambara ya mbere ngo yagombaga kubaho kugira ngo Illuminati biyorohere gukubita hasi ubwami cyangwa ingoma y'abatsara bo mu Rusiya, kandi itume ngo nyuma y'ibyo icyo gihugu gihinduka igicumbi cya komunizme n'ihakanamana. Ibyo byarabaye se cyane ntibyabaye? Igisubizo ni yes, byarabaye. Maybe abataza amateka, twe tuza amateka. Kuva mu mwaka w'1917 mu kwezi kwa 10 k'uwo mwaka habaye ibyo bise the Great October Revolutions, cyashyizweho no bita the Soviets. Abasovieti bafashe Uburusiya. Abasovieti n'abarwanashyaka b'ishyaka ry'abakomunisti mu Burusiya bafashe leta bavanaho ingoma y'abatsa, bica ibikomangoma n'abandi bantu b'imfura, barabamara babarimbuza inkota. Igihugu bagitekesha igitugu. Muri icyo gihe icyari kigamijwe ngo kwari ukugira ngo Uburusiya bube igicumbi cy'ihakanamana na filozofi ya komunizme. Ibyo byarabaye kugeza mu 1990 ubwo komunizme yakurwagaho, idakuweho kubera impamvu z'ibitangaza, ahubwo ikuweho mu bwenge bwo kugira ngo ibikwa ahandi hantu. Erega jewe yabonaga najyaga mbona n'abantu bamubwira, abantu ntabwo bumva, urubyiruko ntabwo rwumva ibi bintu. Ni ukuvuga ngo mu mwaka wa 1989 ntabwo naniba nziba ikintu cyabaye. Uwitwaga Mikhail Gorbachev yatorewe kuba president, icyo bita chairman and president of the presidium of the Supreme Soviet muri Soviet Union. Ahera ko ikintu yashyizeho ikintu cya mbere ni guhagarika confrontation cyangwa guhangana. Twavuze tuvuga ira detent yahanuwe kwa ya ntambara y'ubutita kuyikuraho ya Cold War irahagarara. Aricyo uriya mukecuru Yesu yamweretse ngo hazabaho detent, hazabaho amahoro y'ikinyoma hagati y'ibihanganye by'uburasirazuba n'iby'uburengerazuba. Ikintu gitangaza gikomeye cyane. Noneho biraba kandi byarabaye. Twe we are witnesses to that. Kuva mu 1989 kugera mu 2014 n'imyaka ingahe? From 1990 to 2014, about myaka hafi nka yari nk'imyaka hafi nka 25 habayeho icyo kintu. That detent was there. Habaho abantu guceceka, hakabaho ibintu by'amahoro, ariko amahoro y'ikinyoma. So rero icyo kintu mpamvu tukivuga communism, ubu ngubu niho hari ikintu cyo bita atheism muri bihugu by'abakomunisti, starting from Russia. Ikintu cya mbere bigisha ntabwo bashaka ikintu cyitwa Imana. Mu bakomunisti mu Bushinwa, mu Burusiya n'ahantu hose hari abakomunisti, ni kimwe no mu bihugu by'abasilamu no mu bihugu by'abahindu n'ababuda, ntabwo bashaka kureba Bibiliya yingiye. Ariko abakomunisti noneho rero bo babirwanya scientifically, bo ntabwo babirwanya nk'abahindu cyangwa abasilamu bavuga bafite izindi mana. Abo rero babirwanya bavuga yuko ibintu bijyanye no kuvuga ibintu biri spiritual nta meaning bifite, kuko ibintu byose ni science. Science is also a gospel. Nibwo butumwa niyo bukamana ryabo. So rero akarangiza avuga ngo the divergences caused by the agent or the agenta of the Illuminati between the British and the Germanic empires will be used to foment this war. At the end of the war, communism will be built and used in order to destroy the other governments and in order to weaken the religions. Kini kintu gikomeye cyane. Aho kantu nabo mujye mukumva musobanukirwe neza ngo abahagarira inyungu za Illuminati bazakoresha ubwami empire cyangwa ubwami bw'abongereza n'ubw'abagerimani kugira ngo bashoze intambara
iyi ntambara ya mbere y'isi yose urumva yashojwe no kwica igikomangoma icyo bitaga Austro-Hungarian Empire cyitwaga yitwaga Ferdinand Francis Ferdinand, yes. Baramwica, bamwicira i Sarajevo muri icyo gihe muri gihugu cyitwa Yugoslavia. Cyabaye imvururu yateje intambara. Ibyo byatewe abadage bijira mu ntambara ko bari bagize amasezerano yo gutabarana hagati yabo na Austria na Hungary, yes. Noneho rero abarusiya nabo bakaba bari baragize amasezerano yo gufatanya n'abaserbi. Ibyo rero ni impamvu iyo ntambara yashobotse, byatewe na alliances kuko rero ngo ibintu bya NATO bigiye kutuzanira ishyano. NATO n'abarusiya n'abashinwa bari bafite icyo bita Loose Alliance na biro bya BRICS. Nubwo batashyizemo yuko bazatabarana mu ntambara ari by'ubucuruzi, ariko muri bo bafite interest zo guhuriza hamwe. Mukanya ndaba nkwereka kimwe mu byo Rusiya bwakoze gikomeye muri Loni kigaragaza icyago kigiye kubaho ku isi. Ahubwo muri NATO nuza article ya gatanu bavuga ko batabarana ahubwo baratabara, ariko n'ubu ngubu hari n'ikindi bakoze no kwinjira mu bihugu bitabareba kujya ubundi bagomba gutabarana batewe. None nk'ubu batera Libya yari abateye, bahinduye article ubwo niho mu gitabo kimwe cyo bita Paving the Road to Hell bavuga yuko bwari uburenganzira bihaye butajyanye n'amasezerano bakoze, ariko bakabikoresha ari ikimenyetso kigaragaza yuko ari igikoresho cyo gusenya isi. So tumaze kureba communism uburyo noneho ngo nyuma y'intambara ya mbere y'isi yose yagombaga kubakwa ikarwanya za leta nyinshi kazisenya, kandi ikindi cyari ishinzwe kwari ugutesha agaciro cyangwa gutesha imbaraga amadini. Nakubwire ko communism yarwanyije amadini yose arimo n'ay'abakristo cyane cyane ko niyo n'ubundi nta kibazo cyafite, ikarwanya n'ubusilamu. Nyirango ujya wumva bita Chechnya rebellion mu Burusiya. N'abasilamu barwanaga na leta y'Uburusiya kugira ngo bayiyomoreho kuko batemera barwanya iryo dini. Ibyo byabaye no mu Bushinwa, hariho provinces zimwe zo mu Bushinwa zifite idini ya Gisilamu, bagombye nabo kurwana kugira ngo bahagarike. Ubukristo bwo barabuhagaritse rwose kuko bwo butajya burwana, bwagize ikibazo cyo kuba butashobora guhangana n'abakomunisiti. Ikindi cya kabiri bavuze kwari uku to weaken governments, bajyaga mu bihugu byinshi bagakora za coup d'etat kugira ngo bavaneho za leta nyinshi, za leta kugira ngo bazikureho, za leta kugira ngo bazikureho bashyireho iz'abakomunisiti. Muri Afrika byarabaye kenshi, byabaye muri Congo Brazza, byabaye hano mu bihugu byinshi, byabaye muri Ethiopia, byabaye mu bihugu byinshi bya Afrika aho bagendaga bakora za coup d'etat kuva ngo bashyizeho Marxist governments, no mu bindi bihugu byinshi cyane cyane byabaye by'abasovieti. Ubundi Uburusiya nibwo bwari niyo principal actor muri ibyo bintu, ariko yigarura ibihugu byinshi birimo za Kyrgyzstan, za Armenia n'ibindi za Ukraine of course zahamo, hanyuma ibindi bihugu byinshi muri Central Asia byose byari byarigaruriwe bijya muri uwo murongo kandi bihatirwa kuba ibikomunisiti. Ndetse n'intambara ya muri Afghanistan nayo nicyo barwanaga, bashaka gushyiraho leta ihuriweho n'abakomunisiti. Of course no muri Vietnam, you are right, izi nyinshi za leta zagiye zihirikwa kugira ngo abakomunisiti bajyeho. Ukiraho nageze akabazo ko abakomunisme cyane cyane bo mu Burusiya bo bafite imyemerere ikomeye y'idini rya Orthodox, noneho bihuriraho kuba bo barwanya ubukristo kandi n'ubundi idini ryabo rya Orthodox yidisa nkaho bahurana. Umva ijambo uko rivuze ngo communism will be built and used in order to destroy other governments and in order to weaken the religions. Weaken no kuvuga guca intege. Icyariho mu gihe cy'abakomunisiti, idini ry'aba Orthodox ntabwo ryari umuco wabo, ntabwo ryavuyeho, ariko ryakoraga mu buryo riri munsi y'ubukomunisiti, ryagendera ku matwara ya gikomunisiti, ntabwo ryari rifite ijambo. Ibintu byose byari nk'imihango iwabo, ariko nta gaciro ryari rigifite. Kereka ejo bundi aho ubukomunisiti babugize niho habaye nk'akantu ho gushaka
kongera kubaha agaciro, ariko nabwo ari ibikoresho bya leta. Uzabaze abakomunisiti bo mu Burusiya ni ibikoresho bya Putin, ntabwo ari abantu bari independent. No, they are just Putin. Ni nayo mpamvu bavuze yuko basengera Putin muri ya ntambara. Ni ibikoresho bye kugira ngo bamufashe mu kumanaginga society. Iyi cya kabiri, second, tujya kureba intambara ya kabiri y'isi yose, the second world war. Umvuko avuze the second world war must be fomented by taking advantage of the differences between the fascists and the political Zionists. This war must be brought about so that Nazism is destroyed and that the political Zionism will be strong enough to institute a sovereign state of Israel in Palestine. During the Second World War, international communism must become strong enough in order to balance Christendom, which would be then restrained and held in check until the time when we would need it for the final social cataclysm. Ni ukuvuga ngo aka kantu umube mukumva neza kugira ngo mwige kutigara ko ni ikibazo. Abanazi muzi cyari cyo, nuvuga ngo abanazi bashyizweho nyuma y'intambara ya kabiri, nyuma y'intambara ya mbere y'isi yose. Icyari kibashyiriyeho ko ari ukugira ngo intambara ya kabiri y'isi yose igire ibihangange hahamura kandi hanganye nabyo. Ni ukuvuga abanazi bagombaga bafatanyije n'abafascists bo mu Butaliyani, bagombaga guhangana n'umutwe wari waraje witwa Zionism. Uyu mutwe wa Zionism waharaniraga kugira ngo abayahudi bagira igihugu cy'iwabo. Nibutse abantu bazakuri ikiganiro ko abayahudi nka 90% nta nubwo bashaka gusubira iwabo, kuko aho bari mu Buraya hirya no hino bari barakize nta kibazo bafite. Ariko icyatumye batekereza gusubira iwabo ni totezwa ryabagiriwe n'abanazi, bakabicamo benshi, bamwe bavuga miliyari 6. Hari n'ababihakana ngo ntizigera, ngo ni yo ni program bakoze, nacyo ni ikinyoma bahimbye. Ariko reka tubyemere yuko babaye batyo, kuko nanone wabihakana yabapfobije genocide yabakorewe. Ariko katuvuge ko miliyoni 6 bavuga yuko bazishe. Izo miliyoni 6 bamaze kuzica, byatumye ikintu cyitwa uyu mwuka wa Zionism ugira imbaraga. Umaze kugira imbaraga, biba ngombwa yuko abantu bose abayuda bose aho bari ku isi bagira igihugu cyitwa iwabo. Wibuke yuko imyaka 2000 yari ishize, hafi imyaka 2000 yagiye kugera batagira iwabo, baraciwe mu gihugu cyabo. Aho bari batuye rero hari hatuandi moko. Aya moko ahari kugeza ubu n'Abapalestina bavuga icyarabu kandi b'Abayisilamu. Noneho rero icyo bashakaga muri iyi kampanye kwari ukugira ngo Zionism nimara kugira imbaraga, bitewe imbaraga zaziterwa nande n'imitwe ibiri ikomeye, fascism and Nazism. Yes, abanazi n'abafascists bakoze ko bashobora kugira ngo bubake batuma imbaraga z'aba Zion zikomera. None aba Zionist bamaze gukomera, icyo bakoze ubu intuza bayikubise hasi ko akamaro kayo ntabwo karakirimo. Zionism yavuyeho. Zionism was only there kugira ngo ishiremo impetus, gutera impetus cyangwa gutera umuvuduko aba Zionists ngo baboneke. Icyo bashaka nuko Zionism ikomera ikagira hejuru. So Zionism rero atangiye kubaho ibangikanye. Zionism icyo gihe yarasigaye, havaho abanazi, havaho abafascist, hasigara Zionism na communism. Communism murimo wayo turawumvise, kwari ukutegurirwa ikintu cyagomba kuzabaho. N'ubu ngubu yo igihe cyayo yo yageze mu cya 989 irahagarikwa. Nkuko tubibonye, dore ijambo ko rivuze, international communism must become strong enough in order to balance Christendom. Yagombaga kubaho kugira ngo ubukristo buca intege, kuko yari hamagariwe guca intege iyobokamana kugira ngo ricike intege cyane bino bitekerezo bya siyansi
byinshi ku isi bihakana ubukirisitu, abakomunisiti babyemereramo cyane. They are openly atheistic, barwanya iyobokamana, which would be then restrained and held in check until the time when we will need it for the final social cataclysm. Iki ni ikintu giteye ubwoba cyane. Ngo icyo gihe ngo iyo communism yagombaga kuzabikwa ahantu mu kabati. Aho kabati yakagiyemo ryari? Aho kabati yakagiye mu 1989. Ubu communism iri mu kabati irabitswe. Noneho ngo until the time when we shall need it. Mu gihe tuzaba tuyikeneye tukayigarura kugira ngo izane akavuyo gakomeye ukurangira ku isi. Icyo gihe aho kurangira ku isi ifashwe communism nibwo abitwa atheists, abahakanamana, ngo n'ibigoryi byitwa imburamuco bizigarurira isi, ngo bikazana akabaro gakomeye cyane kuva isi yaremwa katigeze kuba kabaho. Iyo niyo ntambara ya kabiri y'isi yose, ari nayo yashize umutwe witwa ONU ubeshya abantu hagamijwe kugira ngo ya porogaramu y'ababyo ikomerezwa bitegeka isi bishobore gushyirwa mu bikorwa, biri mu mutaka wo kubeshya yuko twese tungana kandi duhagarariwe mu muryango mpuzamahanga ugomba kuzana amahoro ku isi. Tukibonamo ko dufite abaduhagarariye, ariko mu by'ukuri nta jambo dufiteyo. Twebwe ari mu bihugu byose by'isi usibye babandi batanu bakomeye. Mu kanya ndakubwira impamvu igaragara y'ibyabaye yuko nta jambo twafite. Aha, tugiye kureba rero icyo bita Third World War. Niba ngiye kuvuga Third World War ndavuga intambara ya gatatu. Intambara ya gatatu tuyirimo. Umva rero ukuntu bayiteguye umenye icyago gihari. The Third World War must be fomented by taking advantage of the differences caused by the agenda of the Illuminati between the political Zionists and the leaders of the Islamic world. The war must be conducted in such a way that Islam, or the Muslim Arabic world, and political Zionism, or the state of Israel, mutually destroy each other. Bakundwa bankurikiye kuri runo rubuga muri kino kiganiro, aha niho tugeze. Intambara ya kabiri turayumvise, nayo intambara ya gatatu ngo ikizakorayo nuko abayobozi b'igihugu cya Isirayeli, abo bise ngo ni Zionist leaders, bagomba barwana nabo twa Islamic world cyangwa bo twise the Muslim Arabic world, ngo bagomba kurwana ku buryo bose bazicana bakamarana. Uburyo twatangiye hagomba kubaho intambara izatuma abayobozi b'Abisirayeli, mvuge mu nivuga bazayoni ntago babyumva abantu bamwe, abayobozi b'Abisirayeli vuze nahuranyije n'abayobozi apana Hamas, ahubwo b'Abayisilamu bose ku isi bagomba gutangira kurwana intambara yatangiye, bakarimburana. Tugiye kureba impamvu iyi ntambara idashobora guhagarara, bakarimburana kugera ku wanyuma. Mva rero kize igikoresho isoni. Meanwhile, hagati the other nations, ibindi bihugu, once more divided on this issue, nabo kuri kino kibazo kibera hariya bagiye kuzagira uruhande bafata. Bamwe bajye ku ruhande rumwe, abandi bajye ku rundi. Noneho uko bizagenda. Once more divided on this issue, will be constrained to fight to the point of complete physical, moral, spiritual and economical exhaustion. Ngo nabo bazarwana, ibihugu bishyigikiye Isirayeli n'ibishyigikiye uruhande rumwe rw'Abarabu bagiye kuzarwana ku buryo basenyuka, mu buryo bufatika, mu buryo bw'imororo, mu buryo bw'indangagaciro, mu buryo bw'umwuka no mu bukungu. Ibyo ni byo ngo abantu nta kintu bazaba bashigaje, bazaba babaye intagahuma. Aravuga rero ngo bo nibo bavuga bangaba muri uru rwandiko, aba Illuminati, ngo we shall unleash the nihilists and the atheists. Cyo ngo tuzashumuriza isi, tuzayishumuriza abahakanamana ngo nimbura muco, and we shall provoke a formidable social cataclysm. Icyo gihe ngo tuzenyegeza
akaga mu buryo bw'imibanire y'abantu katigeze kabaho kuva isi yaremwa, which in all of its horror will show clearly to the nations the effect of absolute atheism. Ngo ibyo bizagaragaza ngo iterabwoba no kurimbuka, bizagaragaza amahanga yose ingaruka zo kutubaha Imana no kutayemera. Ngo ibyo ngibyo nibyo twita mu yandi magambo origin of savagery, cyangwa mu gifaransa bita savage, bisa abantu bameze nk'inyamaswa. Ngo aho no tuzerekera amahanga yose n'abantu bose batuye isi inkomoko y'ubunyamaswa bwa muntu, and of the most bloody turmoil, ngo no kumena amaraso kutigeze kubaho. Noneho agakomeza agira ati, then everywhere the citizens were obliged to defend themselves against the world minority of revolutionaries will exterminate those destroyers of civilization, and the multitude disillusioned with Christianity, whose deistic spirits will from that moment be without compass or direction, anxious for an ideal, but without knowing where to render its adoration, will receive the true light through the universal manifestation of the pure doctrine of Lucifer, cyangwa Luciferi, brought finally out in the public view. Banza bumve neza kino kintu. Ngo nyuma y'ibyo, kubera ko ubukristo buzaba bwaratakaje ibyo bugomba gukora, kuko ubukristo bwamaze gucibwa intege, babutangiye kera ku buryo ku isataburenge, aho ubutumwa butakibwirizwa, ahubwo abantu birirwa mu kubyina no mu kubeshyana no kwigisha ibinyoma no mu guhanurwa ibidahari. Ngo ubukristo buzaba bwarateye agaciro, nta muntu ukibwitaho, kuko ngo buzaba bwarabaye abantu barabutekereje icyizere. Noneho abantu kubera ko bazaba badafite iyo bava n'iyo bajya, abantu bose bazareba bazibaza uko bizamera bibayobere. Ngo hagati aho ngaho, ngo umucyo nyakuri wa Luciferi ngo nibwo uzasohora. Luciferi nibwo azaza. Luciferi azaza mu ishusho ya Antikristo.